Muraho neza nanone ni karibu kuri YouTube channel yacu. Akanya tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi mwakomeje kutubaza mwibaza se ni ryari umugore utwite agomba kujya kwa muganga mu gihe yumvisha ububabare cyangwa se bimeze nk'ibise. Kenshi rero buriya ababyeyi batwite bategereza igihe kinini cyangwa se bagira ubwoba bwo kugera kwa muganga hakiri kare. Nyamara buriya gutinda cyangwa se kujya kwa muganga hakiri kare bishobora kugira ingaruka. Tugiye kurebera hamwe icyo bivuze cyangwa se n'iryari wagenda. Icyo ugomba kumenya iyo mubyeyi utwite, ugomba kumenya itandukaniro ry'imyumvire n'ububabare bwo kubyara. Ububabare bwo kubyara burihariye, ntibumeze nk'ububabare busanzwe. Ibimenyetso by'ibanze ugira: utangira kubabara buhoro buhoro mu nda, harakomera ugatangira kubabara buhoro buhoro. Umugongo w'inyuma ugatangira kugenda nawo uribwa cyane. Impinduka mu mavangingo ava mu gitsina cyawe nabyo ni ingenzi. Ariko ibyo si byo byose cyangwa se byose ntabwo bigira icyarimwe. Icyo ugomba kubanza kumenya icyo bita contraction cyangwa ibise n'ukuntu zitandukana n'ubundi buribwe bushobora kuba ku mugore utwite. Uko rero ibise bibaza cyangwa contraction bibabaza nuko ziza. Ububabare buza mu byiciro nyine bw'ibise, hari ibyo bita latent phase. Ububabare buza gahoro gahoro, bifata nk'iminota 20 kujya kuri 30 hagati, uba ukiri mu rugo iki gihe. Hari n'ibyo bita active phase, ububabare buza bugoranye, haba harimo intera ngufi hagati yabwo, bikaba byazana no kuzana amavangingo ava mu gitsina. Igihe kizere cyo kujya kwa muganga ni igihe buno bubabare bwaje bukurikirana nyine uza buri minota 5. Bivuga ngo interivale ugise kikaza kigafata hagashira iminota nk'itanu hakaza ikindi, cyangwa se bimara nibuza amasegonda 60. Kigiye kubyara yabyegereje, impamvu ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Cyangwa se zigakomeza hejuru y'isaha bikaza ntibirekure, kigiye hutire kujya kwa muganga. Rero ibimenyetso byihutirwa bigaragaza ko ugomba guhita ujya kwa muganga. Hari ibimenyetso ugomba guhitaho cyane byaza ugahita ugenda. Amazi ameneka cyane, bivuga ngo isuha yamenetse, kigiye jya kwa muganga nta gutinza. Kuribwa bihoraho bidashira. Ikindi, umwana udakina mu nda. Umwana we nimba adakina rwose, mubyeyi yihuta ujye kwa muganga. Biratubabaza cyane iyo umubyeyi aje umwana yamupfiriye mu nda, ugakora ecography ukabona umutima w'umwana ntutera. Aba ari agahinda ku mubyeyi no ku muganga, kuko akenshi umwana haba yagiye wumva akina gake adakina, ariko ukabyirengagiza. Rero nimba umvishe umwana adakina, ihutire kujya kwa muganga. Ku mubyeyi, hari umubyeyi uza kwa muganga avuga ngo hashize iminsi 4 umwana adakina. Iki rwose aba ari igikomere kuri wowe, ariko nawe ntabwo umwana uba waramuhaye ubutabazi bw'ibanze. Wakwibaza se kuki bamwe batinda kujya kwa muganga? Abagore bamwe nyine bagira ubwoba bwo kujya kwa muganga, gutinya ko babasubiza mu rugo, gutinya gukererwa, kubura ubushobozi bwo kugenda nabyo bishobora kuba impamvu. Ariko byose bifite ibisubizo. Ni ngombwa kumva ko ubuzima bwawe n'ubw'umwana ari ingenzi kuruta ubwoba cyangwa se ibindi bintu bishobora kukubaho bihenze. Kuvuga ngo watinye kwishyura urugendo, kugira ubwoba ko nigira bagasanga nta kibazo uragaruka, genda basanga umwana ameze neza usubire mu rugo, kuko igihe cyo kugaruka byaruta kugira ngo uzagiyeyo umwana yaremba. Dore ibikoresho wakwitegura mbere yo kujya kwa muganga. Birumvikana umubyeyi ugiye kubyara hari ibyo bagomba kuba afite, ntabwo uzagenda nta kintu ufite. Ku gikapu cy'umubyeyi kigomba kuba kirimo iki? Kigomba kuba kirimo by'umwihariko ubwishingizi bwawe, indangamuntu, imyenda y'umwana ndetse n'iyawe, n'ibindi wakenera, amazi yo kunywa n'ibindi by'ingenzi. Teguraho igikapu cyawe hakiri kare kuva ugeze 36. Ikindi rero, ugomba gukorana n'umugabo wawe cyangwa se undi muntu w'inshuti. Si ngombwa kujya kwa muganga wenyine. Umugabo, inshuti, abavandimwe, ababyeyi bawe cyangwa se umuturanyi ushoboye ashobora kukubera inkoramutima. Ibi ni ingenzi, biragufasha kuba hafi mu gihe cyo kubyara. Amarira y'ubwo bahinduka icyizere iyo ufite umuntu ugufata ukuboko cyangwa se ukuri iruhande. Igihe si kimwe ku babyeyi bose, ariko nanone mubimenye. Ababyeyi babyaye 2 cyangwa se 3 basha gutandukanya ububabare busanzwe n'ubwo kubyara vuba. Ariko nubwo waba uzi byinshi, nta mubyeyi umenyera ububabare 100%.
igihe cyose wumva impinduka zitari izisanzwe jya kwa muganga. Ubuzima bw'umwana buragoye kubusubiza inyuma iyo wakerewe, iki mujye mukimenya. Ndagisubiramo, ubuzima bw'umwana buragoye kubusubiza inyuma iyo wakerewe. Niyo mpamvu iyo umwana avutse yananiwe, abaganga nta kindi dukora, ibyo tuba dukora tubyita supportive, ariko ikiba cyangiritse, ubwonko bwangiritse kuri umwana yananiwe, ntacyo wabihundireho. Uko abaganga babigenzura iyo ugeze kwa muganga. Iyo ugeze buriya kwa muganga, icyo abaganga dukora dusuzumaho uko inkondo y'umura ifunguye, kuriya dukora touche vaginale, kureba uko umwana ameze mu nda, kuri ecography kumenya kwemeza nimba ugeze mu gihe nyacyo cyangwa se hakiri kare, ibyo byose turabikora. Rero dusoza tubabwire ko icyo musabwa, mwubahe umubiri wanyu, wumve amarenga yawo, ni ingenzi kuri wowe. Umubiri wawe uravuga, wumva ibiwurimo, ubahe amarenga uhabwa. Ntutekereze ngo ndakomeza nceceke, oya, ubuzima bwawe n'ubw'umwana nibwo bwa mbere. Amarira, umunaniro, ubwoba, ibyishimo byose ni ibisanzwe. Jya kwa muganga igihe cyose wumva hari ikidasanzwe, nta gihe kiba gikwiriye kuruta ubuzima. Impinduka zose jya kwa muganga. Murakoze rero cyane kumva cyangwa se gukurikirana ino video, ndizera ko yabafashije. Tuzongeye kubona umubyeyi utinda kuza kubyara, akaza yarengeranye, cyangwa se umuntu abyariye mu nzira. Ihutire kuza kwa muganga igihe wumva impinduka, naho muganga yasanga utagiye kubyara akagusubiza mu rugo, byaba byiza kurenza uko waguma mu rugo ukabyarira mu nzira cyangwa ukabyarira mu rugo, cyangwa ukagera nyababyeyi yaturitse cyangwa umwana yananiwe. Bye bye. Muraho neza nanone, ni karibu kuri YouTube channel yacu. Akanya tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi mwakomeje kutuba